Nkunda ko rero ko muri abantu badasanzwe, niyo mpamvu mbakunda bidasanzwe. Ni Mr Sisco rero ndi hano kugira ngo usobanukirwe byinshi. Ndabakunda cyane. Uyu munsi rero munyemere mvuge ko umugabo bita Alessandro Volta yavukiye mu gihugu cy'Ubutaliyani mu mwaka wa 1745. Umwe mu bahanga bakomeye cyane mu mateka y'isi wabayeho, kuko niwe wahimbye batiri ya mbere y'amashanyarazi. Ubwo yari umwana rero abantu benshi bamufataga nk'udafite ubwenge bwinshi, kuko ngo yatinze kuvuga no kwiga nk'abandi bana. Hari n'abakekaga ko rero atazigera agira icyo ageraho, ariko igitangaje Volta ntabwo yigeze acika intege. Yakundaga cyane rero ubushakashatsi, ibibazo by'amashanyarazi akabikemura, no kumenya impamvu ibintu bikora akabivumbuye. Rero ngo yajyaga akora igerageza rimwe na rimwe rikanga, akongera irindi rikanga, ariko ntahagarare. Muri icyo gihe rero hari undi muhanga witwaga ngo Luigi Galvani, wavugaga ko amaguru y'igikeri ngo yikoresha kubera amashanyarazi ari mu mubiri. Volta rero ngo ntabwo yise abyemera. Yakoze ubushakashatsi bwinshi maze asanga amashanyarazi ashobora kuboneka igihe ibyuma bibiri bitandukanye bihuye n'ikintu gitose. Ngo nibwo amashanyarazi ashobora kuboneka. Nyuma y'imyaka myinshi rero y'akazi gakomeye mu mwaka wa 1800 yakoze ikintu cyahinduye isi, voltaic pile, ariyo batiri ya mbere yashoboraga gutanga amashanyarazi mu buryo buhoraho. Iyo batiri rero niyo yabaye intangiriro y'ibintu byinshi dukoresha uyu munsi: telefone, mudasobwa, imodoka zikoreshwa amashanyarazi, radio, televiziyo, ibikoresho byinshi byo mu bitaro n'inganda. Kubera rero icyubahiro yahawe, igipimo cy'amashanyarazi cyahise cyitwa volt. Niyo mpamvu buri gihe ugenda ugasanga handitseho volt. Rero rikomoka ku izina rye Volta, niyo wakoze ya batiri. Uyu mugabo rero hari amwe mu magambo yavuze yahindura ubuzima twamwigiraho. Yaravuze rero ngo ntukemere ko abantu bagusobanurira ejo hazaza hawe. Ntabwo aho uri uyu munsi ariho ubuzima bwawe buzarangirira. Uyu mugabo rero yaravuze ngo gutsindwa si iherezo, buri kosa rikwegereza igisubizo. Volta yaravuze ngo tekereza ukwawe, ujye ubaza, ushakishe, utekereze, ntukirukire abantu nk'impumyi, banza utekereze wowe ubwawe. Volta rero yaravuze ngo ikintu gito gishobora guhindura isi, ntuzigere usuzugura intangiriro ntoya. Yaravuze rero ngo ntukemere ko abantu bakubwira icyo udashoboye, erekana icyo ushoboye. Kwizera ubushobozi bwawe ni intambwe ya mbere y'impinduka. Volta rero yavuze ngo buri munsi wongeraho ubumenyi buke, ejo uzaba umuntu mushya. Buri uko ugenda wongera ubumenyi buke, uzaba umuntu mushya. Rero ngo iterambere rito rihoraho riruta gusimbuka rimwe ugahagarara. Urumva iryo jambo? Iterambere rito rihoraho riruta gusimbuka rimwe ugahagarara. Icyo bivuze ni uguhozaho, ntabwo ari ugukora rimwe uvuge ngo urarangije. Rero hari n'abantu birara, ugasanga arakoze ageze ku kintu runaka isarekera, ibintu birashira nshuti yanjye. Uyu mugabo yavuze ngo buri munsi wongereho ubumenyi, kuko ejo uzaba umuntu mushya. Volta yavuze rero ngo gutsindwa
umwarimu, si umwanzi. Amakosa yigisha kurusha intsinzi nyinshi. Uzarebe uriya makosa iyo wakoze ikintu runaka, iyo nyuma cyongeye kuba wihita wibuka ibyakubayeho. Rero icyiza ni uko amakosa dukora tukwiye kuyigiraho buri munsi. Uyu mugabo we yaravuze ngo intangiriro no izigena iherezo rinini, kandi ngo tekereza neza mbere yo gukora, ariko ukagira ubutwari bwo gutangira. Yaravuze rero ngo ibitekerezo bifite agaciro ubibona iyo bihindutse mu bikorwa. Ngo muri make ibitekerezo bifite agaciro iyo bihindutse ibikorwa nibwo biba bifite agaciro. Volta ijambo rya nyuma yavuze ryahindura ubuzima, yaravuze ngo ntusuzugure impano yawe cyangwa igitekerezo cyawe. Rero amashanyarazi ya mbere Volta yakoze yahinduye isi. Rero igitekerezo cyawe nacyo gishobora guhindura isi. Iri jambo rero ryagucitse, duhurire kuri The Future Voice Online TV. Ni Mr. Cisco rero nk'ibisanzwe ndabakunda cyane. Iteka ntabwo nzajya ntakubwiye kuri umuntu udasanzwe, niyo mpamvu ngukunda bidasanzwe. Ni Mr. Cisco rero nk'ibisanzwe, cyangwa Dashima umutoya.